Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi, yaba ari amakuru yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze no ku isi muri rusange. Uyu munsi tudatinze tugiye kurebera hamwe imwe mu nkuru ikomeje gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no muri social media zitandukanye, haba kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yasohotse mu masaha ashize, aho Bruce Melody yatangarije abanyamakuru yuko afitanye umushinga ukomeye wo gukorana indirimbo we na The Ben, indirimbo izasohoka mu minsi iri imbere. Iyi ndirimbo ibi bije nyuma y'uko Bruce Melody yari yitabiriye igitaramo muri BK Arena. Ibi byabaye nyuma y'uko The Ben yakoze igitaramo cyiza cyane cyitabiriwe n'abantu benshi, ndetse muri iki gitaramo Bruce Melody nawe akaba yari yacyitabiriye ari kumwe n'abo bakorana muri timu ya 55am, ndavuga ba Coach Gael ndetse n'abandi bafatanya. Mwarabibonye muri BK Arena ko byari byifashe. Bruce Melody yari yizihiwe cyane, arimo aririmba ajyana n'abafana barimo bashyigikira The Ben mu gitaramo. Ibi rero nyuma yabyo Bruce Melody akaba yatangaje ko bagiye gukorana indirimbo. Ibi ngibi bije nyuma y'uko abafana b'aba bahanzi bombi bagiye babahanganisha, bamwe bavuga ngo bari kuri team B, kuri team ya The Ben, abandi ngo bari muri team ya Bruce Melody. Ariko nyine aba bahanzi nabo ntabwo baburaga kubigaragaza, bitewe n'uko Bruce Melody yashinjaga The Ben yuko asohora indirimbo imwe mu mwaka, kandi Bruce Melody ahora asohora indirimbo, bikaba ari bumwe mu bibazo bapfaga. Ariko ibi byose bikaba bisizweho akadomo ubwo Bruce Melody yatangazaga ko bagiye gukorana indirimbo nshya. Ibi rero bikaza bikurikira indi nkuru nayo ikomeje kuvugwa cyane kuri social media. Umuhanzi Yampano nawe yatangarije RTV mu kiganiro Versus, yatangaje yuko nawe agiye gusohora indirimbo nshya ari kumwe na The Ben. Yampano akaba yashimiye The Ben uburyo yamuhaye umwanya, akamuha amahirwe akigaragaza kuri stage, akamubwira ukuntu yakuze amufana. Yampano rero ntawe ntiyabihishe, yatangaje yuko afitanye indirimbo igiye gusohoka vuba, ishobora kuzasohoka mbere y'iyo The Ben azakorana na Bruce Melody. Iyi ndirimbo Yampano akaba yabitangaje ko igiye gusohoka vuba. Yabwiye abakunzi be ko bayiteguye iyi ndirimbo. Bamwe mu bakunzi b'umuziki nyarwanda bayitegerezanyije amatsiko, bategereje kureba indirimbo Yampano na The Ben bagiye gukorana muri iyi minsi iri imbere. Izi rero akaba ari zo nkuru zari zikomeje kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no muri social media. Nk'uko mubizi, iyi channel buri nkuru yose igezweho nshyashya twihutira kuyibagezaho nk'abakunzi bacu, kandi nkomeje kubifuriza umwaka mushya ndetse uzababere uw'amata n'ubuki. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira kino kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Niba uri mushya wibuke gukanda subscribe, ukanda like, ukande share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro biri imbere.